reka nizere ko mumeze neza nuko twamanutse tayari ati ndagukuba. Mwitegereze murebe guys, ahangaha dutangiye ari uko mubona bihagaze. Nkuko mubibona uyu ni umugore n'umugabo. Mwitegereze murebe, umugore afite ikintu bise inda. Yaje, uyu ni umwami w'ubutayu. Tumwise umwami w'ubutayu. Aha mubona yarari kwigendera agiye iwe mu rugo. Dore naho ngaho ni ku ivuko. Nuko yinjira, nagukomanga, yinjira nk'umwami nyine uri kugiwe mu rugo. Ngira ngo mwitegereze iyo nyubako. Ni inyubako ya danje. Dore ibyo yasanzemo bavandimwe. Yatangiye gukavaringa, arimo arabahereza umugisha. Nuko yaje, uyu ni Mr. Kibamba. Ngira ngo muramubona. Kumbi akiri aho hari uwavuyeyo, yaramanutse ava mu nyubako ati reka njye gutambagira ibwami. Ati hose ni iwanjye ngomba kuhakavaringa. Yaparitse hano sasa. Aha niho yaje kumeditira. Bakiri aho nyakwizonga cyangwa nyakwigendera yaraje. Ngira ngo murabona ahantu ahingutse. Niba mwibuka neza umuntu atahamo hariya. Ngira ngo muribuka Metere Kibamba, nyiri butaka cyangwa se umwami ukavaringa ubutayu, yatangiye kwataka ibyo yarasanze aha. Ndagira ngo mbibutse mukurikire gatoya mwitegereze murebe. Ahangaha umuntu utahamo mwamubonye. Uribaza iki naramuka hamusanze atangiye kwangiriza imitungo ye? Kumbi bakiri aho yari yagogereye, hari icyo yabonye. Ihera amaso urebe. Hari icyo yabonye, atangira kugipangira ati wenda gukavaringa ye. Ati we ntabwo uri buncike. Yamanutse gatoya yavuyeyo, aratambika gatati hano hose ni iwanjye. Itegereze urebe guys. Yaravuze ati we ntabwo waceka. Nuko yamukavarinze sasa. Ati ndakujisha hano, ndakwemeza ntushobora kucika habe na gato. Mwitegereze murebe, twamwise Metere w'ubutayu. Bakiri aho yarakase aragenda, yibuka ko yasize hari ibyo akavare. Kumbe cya kindi cy'icyangiriza bya bintu yasanze mu nyubako ya Mr. w'ubutayu yahise yarahagogereye. Niba yarasinziriye, dore nuko yavuyeyo. Yavuye yatisha, wageze hano ute? Arabanza aramedita ati tayari yaramwatatse. Itegereze urebe guys, yaramwatatse hano ati ndakujisha. Nta kundi wari wanyinjiriye, wari wasagariye, ntabwo naguhereza, ndakujisha kabisa, ntabwo wancana ikamba. Dore nkuko agakuru karacyakomeje. Hari uwavuyeyo, nta kindi yakoze, yagiye gutabaza guys. Ngira ngo murababona. Dore nguwo wa wundi noneho w'umugore we, ngira ngo mwarabibonye. Uwo ni umugore we tayari yageze hahandi rero ku nyubako wa Metere w'ubutayu. Nta kindi bakoze, baratabaye ariko basanga byarangiye. Inkweto yabonye iyayo, yabasanze rwambikanye. Umugore we yagize agahinda. Hari abavuyeyo, niba bafite udushoka, niba ari uduhiri, ntago mbizi. Baratangiye baratabara. Itegereze urebe gahoro witonze. Umugore we yagize agahinda. Umugore we yitegereje ibiri kuba biramucanga. Ngira ngo murabibona afite inda nkuru, ari hafi nko kubyara. Nuko baratangiye bahondagura cyane umwami w'ubutayu. Agize ngo aramedita ikirere ngo abivugane, bakubise akanyundo mu mutwe. Nuko yaciyeho. Umwami w'ubutayu yaciyeho. Itegereze urebe, bamusigiye ikirugo. Uko bisa kose, niba abaho niba atabaho simbizi.
ariko bamwangirije ni uko wa wundi bamukavarinze baramutwara. Mwitegereze murebe, uyu ni umugore we, yari afite agahinda kenshi ko umugabo we atameze neza, ariko baramufashe baramujyana bajya kumwitaho. Itegereze urebe, yageze ku mazi, yagiye kumedita ku mazi, ahari yaragiye kumuzanira utwuzi ngo amuhereze. Tayari hano nanone umufasha we byari byakomeye, umufasha we yari ameze nabi,